turabasuje kandi tubahaye ikaze. Uyu ni Turatimana ID YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi rero turi ahantu bita mu Bugesera, twiyemeje kujya tubagezaho imari zihendutse miliyoni 57 iyi nzu yabi yawe, ndetse harimo n'ibiganiro. Iri Bugesera hafi y'umurenge wa Ntarama, ni ahantu heza cyane kuri miliyoni 57 iyi nzu yaba iyawe. Ibyumba 4, toilette 2 ndetse na salon nziza ifite gypsum. Reka dutemberane tubereke uburyo inzu yacu imeze. Tukiri hano murabona ko tugiye kujya ku ibaraza ritwinjiza mu nzu neza. Murabona ko ifite umuryango mwiza, banyerekeye umuryango ifite ni umuryango wa muvura, umuryango mwiza cyane. Hanyuma tukinjira muri salo yacu, murabona ko ifite plafond ya gypsum kuri miliyoni 57 inzu yaba iyawe. Banyerekere salo uburyo ni salo nini, murabona ko ari iri design, iri well designed. Tukiva hano muri salo bitatuza none hano muri salamanje. Murabona ko ifite salamanje yisanzuye nkuko muri kugenda mubibona. Ifite utulavabo twiza cyane, murabona ko ari ibintu byiza cyane bagiye bayikora. Murabona ko ari salama, amatara meza bagiye bayikora. Tukiva ahangaha bitatuza duhitira mu gikoni cyacu kinini cyisanzuye nkuko muri kugenda mubibona. Reba utubati, ifite utubati twiza kandi twinshi. Murabona ko ari ya mabuye bashyiraho ya mabo, amabuye meza cyane nkuko muri kugenda mubireba. Ni inzu nziza pe kuri miliyoni 57 iyi nzu yaba iyawe. Twavuye ahangaha noneho duhise tuza mu gastoke ka cya gikoni cyacu mu kugenda mubibona ko ari ibintu byiza cyane bagiye bakorana mu bushishozi. Ndetse n'uyu muryango uri hanze nkuko muri kugenda mubibona. Ni ukuvuga ngo uyu muryango banyerekere cameraman ugenda usohokera kuri ya mazu yo hanze, naho turaza kuhagera tutabatindiye. Twavuye muri iki gikoni noneho duhise tuza noneho muri cya cyumba kinini cyiza cyane, ndetse nababwiye ko ifite ibyumba 4, toilette 2 kuri miliyoni 57. Ni inzu nshyashya. Twavuye rero tuje muri cya cyumba kiri principale kinini cyane nkuko mubibona mubibona. Icyumba kinini cyane, muragenda mubona icyumba ukuntu kimeze, gifite ubwisanzure buhagije, ndetse n'umuryango usohoka hanze kuri kaga terase kayo. Urabona ko ifite agaterase keza, kameramani sanuza ubereke ko ifite agaterase keza ko hanze kuri master bedroom. Twavuye ahangaha noneho duhise tuza hehe muri toilette yayo, toilette nziza. Urabona ko ari toilette yisanzwe. Kameramani genda uzenguruke ubanyerekera uburyo ibintu bimeze ahantu hose, ugenda ubereka n'amashawa, ndetse n'ahangaha murabona ko ari ibintu byiza cyane, amakaro meza akurinda imidite. Twavuye ahangaha dushyize n'urutika muri bya byumba 3 bindi bisigaye. Urabona ko turi kwinjira muri uyu muryango. Icyumba cya mbere urabona ko tukijemo, ni icyumba kinini nacyo. Urabona ko ari icyumba kinini gihagije. Ni inzu ikiri gukorwa. Urabona ko hari ibintu byinshi batarakora, amatara ntabwo barayashyiramo, ariko uramutse uyiguze babigukorera byose nta kibazo. Twavuye ahangaha muri iki cyumba noneho duhise tuza muri cya cyumba kindi cya kabiri. Urabona ko ari icyumba cya kabiri cyiza cyane, nacyo urabona cyisanzuye. Urabona ko nta gitanda na kimwe kitajyamo. Iki cyumba gifite idirishya naryo, urabona ko ifite idirishya ryiza cyane ribasha kuguha urumuri ruhagije. Twavuye ahangaha duhise tuza noneho muri ya toilette isavinga bya byumba 2 nkuko muri kugenda mubibona. Ni toilette nziza nayo, amakaro meza. Urabona ko ari amakaro meza cyane akurinda imidite. Twavuye ahangaha noneho duhise tuza noneho muri cya cyumba kindi nacyo ari nacyo cya nyuma twita ngo ni icyumba cy'umushyitsi. Urabona ko kiri ku irembo, banyerekere ko kiri ku irembo. Ni icyumba cyiza. Urabona ko ari icyumba nacyo kinini cyane nkuko muri kugenda mubibona. Iyi nzu ni nziza rwose kuri miliyoni 57 iyi nzu yaba iyawe. Noneho reka tujye tubereke hanze uburyo ibintu bimeze. Twagiye mu gikari rero cyacu, cya gikari kinini. Murabona ko ari igikari rwose, turimo turagenda gutya ahantu hose wahaca. Urabona ko ari ahantu hanini, ni metero kuri metero. Urabona ko ari ahantu heza cyane, ndetse na moto yacamo iramutse ikuzaniye wenda umufuka w'amakara. Hanyuma rero iyi ni toilette yo hanze nkuko muri kugenda mubibona. Ni ya toilette iyo hanze ibasha gusavinga aya manexe abiri nkuko muri kugenda mubibona. Iyi ni inzu y'umukozi, dore niyi ni inzu y'umukozi nini, ndetse n'iki gikoni cyo hanze. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, urabona ko ari ibintu biryoshye. Igikoni cyo hanze ndetse n'inzu y'umukozi na toilette ye. Hanyuma ahantu wafurira, urabona ko ari ahantu hanini cyane, ndetse hari ahantu hanini cyane rwose wafurira imyenda yawe nta kibazo ufite. Mu by'ukuri rero reka tubereke uburyo inzu imeze muri rusange. Ni inzu nziza cyane rwose
washima turamutse uje tukayisura ino nzu kuri 57 harimo n'ibiganiro iyi nzu yaba iyawe. Nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Rwanda Real Estate, uyu munsi rero ni inzu turangije kubereka nziza cyane iherereye mu Bugesera ya miliyoni 57 ndetse harimo n'ibiganiro. Mujye mwibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo mujye mubasha kubona updates zigezweho. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.